Hello family and friends, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Twe tumeze neza, turashimira Imana, twizere ko namwe aho muri mwese mumerewe neza. Tubasabiye umugisha uva ku Mana n'amahoro menshi ava kwa Nyagasani, uyivanga mu bintu byanyu byose, ikintu cyose muri bwerekezaho amaboko kize gutungana. Hanyuma rero ntaratangira ndaza gusaba abantu bose kutwihanganira, abantu mwajye muduha ibiganiro byanyu ngo tubitegure. Hari ubwo tugenda ku murongo bitewe nuko ibiganiro byagiye biza, ubwo rero muraza kutubabarira nubona ikiganiro cyawe gitinze gusohoka, si uko twabyirengagije cyangwa twabyibagiwe, ahubwo nuko tukiri gukora ibindi twahawe imbere yawe. Rero muze kutubabarira abantu mwese mwaduhaye inkuru tukaba tutari twazivuga. Hanyuma rero ntizimye mu magambo, ndashaka gutangira n'ikiganiro cy'uno munsi. Ikiganiro cy'uno munsi ni inkuru nahawe n'umukobwa w'umusingo utari washaka, kandi iyo ngeze aho ngaho mpita mpagarara nkabanza nkabashimira. Ndashimira umuntu wese utwizera akaduha inkuru ye. Ni ukuri turabashimira, ntabwo byoroshye ko usangiza umuntu inkuru y'ubuzima bwawe, kandi ntabwo dushobora kubitekinga for granted. Narabivuze inshuro nyinshi, nzongera mbisubiremo, dushimiye umuntu wese utwizera akaduha ikiganiro cy'ubuzima bwe. Hanyuma rero inkuru y'uno munsi iragira iti: nakundanye n'umuhungu mpawe pasi, ibintu cyangwa se icyo nakwita urukundo rwa online. Bamuhaye pasi, bamuhuza n'umuhungu uri muri South Africa. Hanyuma barangije batangira kuvugana kuri video calls, ahantu hose nyine hashoboka kugira ngo bamenyane. Barakundana, urukundo rugera kure, bakajya bavugana ubuzima bwa buri munsi, umwe agasharinga undi uko umunsi we uri bugende n'undi uko umunsi we wagenze. Donc bajya mu rukundo nyine ruri deep, ariko batari babonana face to face. Hanyuma rero ibyo ngibyo ntabwo byageze bistopa gukomeza urukundo rwabo. Barakomeje barakundana, baspendingana umwanya uhagije, barabondingana, batangira kumva ko bagomba kubana nk'umugore n'umugabo. Uti rero byagenze biti? Byageze aho ngo bapanga ubukwe umwaka utaha. Barangije umugabo cyangwa se umusore atangira kujya yohereza umukobwa amafaranga ngo ayasevinge ariyo mafaranga bazakoresha mu myiteguro y'ubukwe. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bikora buri muntu wese. Ngeze aho ngaho ngiye kubaca akarongo. Si buri muntu wese w'umusore mutari mwabonana, mutaziranye, wafata amafaranga y'ubukwe ngo ayohereze umukobwa ngo bari uyabika. Ibyo ntabwo ari bya buri wese. Gusa umuhungu yarabikoze, akajyamo amafaranga ye y'ubukwe, akaba ari njyewe uyabika. Ati aho ngaho yanyentroducinze n'iwabo, yanyentroducinze n'abantu b'iwabo, ab'iwabo baramenya, nanjye ab'iwacu baramumenya. Hanyuma aragira ati umuryango w'iwabo babaye inshuti zanjye, bakajya bamvugisha, n'inshuti ze zose ziramenya. Hanyuma bamfatira n'irembo. Urukumva rero ko byari ibintu bigeze kure. Yego. Hanyuma rero byaje kugeramo aho ngaho, umuhungu uko tuvuganye nkumva ari busy, twavugana nkumva ari busy. Umuntu wamfatiye irembo, umuntu mvugana n'inshuti ze mu buzima bwa buri munsi, umuntu twavuganaga buri munsi ku ma video calls n'ibindi, ko mbona bitangiye kugenda bidohoka. Habaye iki? Ati numva biranyobeye, ariko numva yuko bigishoboka, kubera ko nta kintu nakekaga na kimwe gishobora gutuma umubano wacu usa nkaho ujemo agatotsi. Hagati aho ngaho ntasimbutse, hari ibyo nabwiwe mbere nibagiye gushyiramo. Yavuze yuko mu gihe bakundanaga urukundo rugeze kure, umuhungu yamubwiye yuko afite umwana yabyaye hanze. Ati yambwiye ko mfite umwana abyaye hanze, ariko ntabwo umubano wanjye na mama w'umwana wakomeje, kandi ntabwo njye nita ku mwana wanjye nk'ibisanzwe, ariko nta kindi kintu kiri behind kuri mama w'umwana twabyaranye. Ati ibyo nabyo byabaye bisa nkaho bingoye kubyumva no kubyakira. Ati ariko numvishe yuko batabana, nta kindi kintu cyakomeje, kandi ko gusa nyine ari umwana bafitanye. Ndavuga ntacyo bitwaye, nta kibazo, ibyo ngibyo ndabyakira, biri kuko biri, turakomezanya. Nuko rero ati umwana watangiye kuzamo agatotsi, nkamuvugisha nkumva ntahari, nkamuhamagara simubone. Nyine n'igihe cyo kunyitaba, akenshi yajya kunyitaba yabaga ari kuritaninga call. Donc namuhamagaye ntiyitabye, akaza kuza gusubiza kumpamagara back. Hanyuma mu kumpamagara back, most of the time akajya kwitabira muri douche. Nkibaza se kuki umuntu asigaye ajya kunyitaba akajya kunyitabira muri douche, video call muri douche, byagenze biti? Kandi mbere twavuganaga muri salon atashye avuye ku kazi, nkumva nyine n'umuntu wanjye twavugana anytime. Atari ko byageze aho ngaho akajya kunyitabira muri douche. Numva deja hajemo akantu katari gatoya, numva nyine
something is wrong. Ati ariko ndabyihanganira ndavuga nta kibazo uko biri kose bizahinduka cyangwa wenda hari afite ibibazo ari kugira. Ati ndamusaba ngo nshakire umwanya nzaganire nawe kuko numvaga ko ngomba kuganira nawe nkamenya ikintu kiri behind, ikintu gituma ntakimubona nkuko namubonaga, icyahindutse ni iki, shakira umwanya tuzaganira. Nuko umuhungu arambwira ati nta kibazo nzagushakira umwanya tuganire. Hanyuma ampa umwanya we, ndamubwira nti se habaye iki ko ntakikubona uko byari bisanzwe, ko nguhamagara ntiwitabe ukajya kuritaninga ko muri dushe, byagenze biti? Umuhungu arambwira ati nagize isoni zo kubwira ibyambayeho. Ati byambayeho nanjye numvise nabuze aho nahera ngo mbivuge. Ndetse se habaye iki? Ati wambwiye ko ikintu utinya kandi utakwihanganira ni ukuguca inyuma. Ati none byambayeho, niyo mpamvu nabuze imbaraga zo kubikubwira. Ikintu cyambayeho naguciye inyuma, gucana inyuma n'undi mukobwa, hanyuma ngira umwaku, uwo mukobwa mutera inda. Ati ntabyo nashakaga. Ati ariko byambayeho, none wambabariye? Ati ndetse numva ibintu bihindutse muri njye. Ndavuga se uyu muntu ambwiye ko afite umwana wa mbere ndamwihanganira, none ateye inda umuntu wa kabiri. Iki kiganiro tumaze gukora ikiganiro kijya gusa nk'iki, iki ni icya kabiri. Abatarumvisha ikindi muze kucyumva nacyo, n'umuhungu wari utuye US nawe wakoze ibijya gusa nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo urumva ko ari ikintu cyeze mu rubyiruko, ni ikintu gihari kuko iyo abantu baguha ikiganiro gifite ibintu bijya guhura babiri batandukanye mu bihugu bitandukanye, ni ukuvuga ngo ibintu birahari. Nuko rero ati uyu mwana wa kabiri nari mfite uwa mbere, none agiye kubyara n'uwa kabiri. Ati numva biranyobeye, kuki wabigenje utyo koko, why? Numva birambabaje umutima wanjye, numva ncitse kuraje. Ati ariko ndamukupa. Ati numva ndanamwanze, numva nyine mbega ndabihaza. Ati akampamagara kuri video calls, akampamagara kuri phone nkanga kumwitaba, akampa message nkamurya sene. Inshuti ze zitangira kumpamagara zikambwira ziti ibintu byabaye, biriya bintu byaramugwiririye, wakunda ni wowe, mubabarire. Ati inshuti ze zimbuza amahoro. Ese abantu barambwira ngo byaramugwiririye nta inshuro ebyiri, umuntu uri gutegura ubukwe, umuntu wafashe irembo. Ati wapi, numva ni ibintu nyine bingoye umutima wanjye. Avuga ati hari ikintu kiri behind. Inshuti zakomeje kumbwira ngo nimubabarire, wapi. Ariko ndangije njye nkumva ntago byakunda. Aza kunsobanura rero wa muhungu arambwira ati ukuntu byangendekeye. Ati uyu mukobwa njye numvaga ari byandi by'abasore. Ati numvaga ari byandi bisanzwe, ntago numvaga ko ari ibintu nanjye byambaho. Ati byarangwiririye. Uyu mukobwa arangije ansanga ku kazi, arambwira ati burya wanteye inda. Ati amaze kunsanga ku kazi, ati numva binteye ubwoba nyine kuko bitari ubwa mbere byari bimbaye, numva binteye ubwoba. Atarambwira ati ariko burya nta nubwo nsiganye ndatahana nawe, tugomba kubana, wanteye inda ugomba kumbera umugabo. Ati nuko gahunda zimeze. Ati umukobwa nyizirikaho biba ngombwa ko njya kubana mujyane wanjye. Atarambwira ati sintaha, aho njya ni iwawe kuko ni wowe wanteye inda, ugomba kuba umugabo wanjye. Byaje kurangira umukobwa mujyanye wanjye. Ati maze kumugeza iwanjye, ati sinigeze mwiyumvamo na rimwe. Ati ubwo yambwiraga ibyo ngibyo nkibaza umuntu utiyumvishijeho na rimwe, wajya kumutera inda gute se utaramwumvishijeho na rimwe? Umva nyine ntago biri kunkomvenka, nkumva ntago birimo biranyura nyine ibyo ari kumbwira, ntago binyura ibyo ambwira. Nuko ati ariko ndangije ndamwihorera, numva ko ntagomba gukomeza kuvugana nawe, nubwo yansobanuriye, nubwo inshuti zabimbwiye, umutima nyumvisha ko ntagomba kugumana nawe, nkumva nyine byarambabaje. Ati ariko bigeze aho ngaho mbona nimero ntazi, yari nimero ya wa mukobwa babana, ifite nyine kode y'aho ngaho muri South Africa. Kumbe iyo nimero ni ya wa mugore babana. Narayitabye, ntabwo nari nzi bijya mbere. Ndangije kwitaba arambwira ati amakuru yawe, ati nimero yawe nayivanye ku muntu runaka ariwe wa mu boyfriend wanjye. Ati nabonye waramwandikiye umubwira ngo ni gute wamusubiza amafaranga ye, mbona nimero ye ndakuvugisha. Ati ndashaka kugira ngo nkubwire ngo uve mu buzima bw'umugabo wanjye, mpera umugabo amahoro, mvira mu buzima bw'umugabo. Namubwira nti se ari njye nawe ndi mu buzima bw'umugabo, murabana mu nzu muri kumwe, njye sindi kumwe nawe, ubwo ndi mu buzima bwe kweri? Ati yes, ni uri mu buzima bwe. Ati kubera ko umugabo ndamutekera ntarye, aza mu nzu ntamvugishe, buri gihe ambwira ko atankunda, akambwira ko afite uwo akunda yafatiye n'irembo. Ati nanjye
nkamubwira yuko agomba kujya kunyerekana iwabo, akambwira ko bidakunda, ngo iwabo afite uwo yerekanyeyo kandi yerekanye uwo akunda. Wowe yagukoreye buri kimwe, wowe yarakwerekanye, wowe yagukoreye buri kimwe, wowe aragukunda, nanjye ntatinya kubimbwira ndi umuntu turi kumwe mu nzu umutwitiye. Ati none rero ntabwo naguma mu rugo rumeze gutya, icyo ngusaba wicare ubizi, ngiye kubyara, nirangiza kubyara umwana nzamumusigira azagutume uze umurere. Ati gahunda ni uko imeze, nzamara kubyara musigire umwana, wowe uzaze ugira uti urere uwo mwana yabyaye. Ati ibyo ntari mbwa numva binteye ubwoba, mpamagara wa muhungu mubwira ibintu mbwiwe, mbese ibi bintu umugore wawe ambwiye ni biki? Ndamubwira byose ndamusobanurira, arambwira ati urabizi ko ntigeze mukunda, simfite no kuzamukunda. Ati turi kumwe mu nzu ariko simuvugisha, sindya ibiryo bye, nta kintu na kimwe. Uwo nkunda ni wowe, nawe yanyiziritseho azi ko ntamukunda. Ati ariko umuntu nkunda ni wowe, ibyo ngibyo bimenye ko umuntu nkunda ari wowe nta wundi. Ati ubu ibintu byancanze, inshuti ze zirampamagara buri munsi zikambwira ati garuka, umukunzi wawe aragushaka, yirirwa akubaza, nta kindi kintu akora. Ati wumve yuko nta wundi muntu ajya atekereza mu buzima bwe aba ari wowe wenyine. Ati inshuti ze zabimbwira ngo si ibintu bamubwira ni ibiki, nkumva ntabwo nshaka kubyumva. Ati ariko noneho ikintu gitangaje, uriya muhungu boyfriend wanjye yarampamagaye arambwira ati narakubwiye ko ari wowe nkunda wanga kubyemera. Ati ariko bibaze ko namuvinze aho, wa mukobwa naramutaye muri ya nzu, naramuvinze aho turagiye kwibana, ndi njyenyine ntabwo nkiri kumwe na wa mukobwa. Ati kuko ntabwo nahandoringa kwibona ndi mu nzu ndi kumwe n'undi mugore atari wowe. Ati rero naramutaye, ubu ngubu ndi kwibana, umuntu wenyine nifuza ko yambabarira bigakomeza nkaza tugakora ubukwe nk'uko byari bimeze tukabana. Ati ni wowe. Ati naguye mu gishuko, atari kugomba kumenya ko uwo nkunda ari wowe. Ati none ibintu byancanze, uyu muhungu arimo arampamagara akantesha umutwe, inshuti ze zitabiretse bakanyumvisha yuko yaguye mu gishuko, bakanyumvisha yuko ibyo yakoze byamugwiririye, bakanyumvisha ko akunda ari njye n'ikimenyamenye yamuvinze aho atabana na wa mukobwa. Ati none ibintu byanyobeye, na wa mukobwa nawe aragira ati nimara kubyara umwana uzaza umurere. Ati none ibintu byanyobeye, ikintu gikomeye bankoreye bamfatiye irembo, kandi uyu muhungu naramukundaga pe. Ati ntabwo nababeshya, naramukundaga kandi nabo yarankundaga. Umuntu wambitsaga amafaranga ye, ubutunzi bwe akorera bwose akaba njye ubibika, nuko yankundaga kandi yaranyizeye atari yanambona. None rero ibintu byanyobeye. Ati uyu musore koko mubabarire, ko mbona akomeza kunyinginga nyereka ibintu binyereka yuko nkunda kandi ko byakunda, ariko natekereza umuntu uteye inda kabiri. Iya mbere wenda byabaye nta muntu aragira, turi kumwe ateye indi. Ati ndabyumva wenda ni long distance n'undi ntabwo tubana, umubiri ushobora kuba byaramucitse. Ati ariko se ndamwizera gute koko, uyu mugabo koko nzamushobora? Ngayo nguko aragira ati uyu mugabo nzamushobora, kuko anyereka ibintu byose bigaragaza yuko nkunda. Akambwira ati dore ndibana ubu ndi njyenyine, umukobwa naramutaye, kandi umukobwa akubwiye ko n'ubundi azabyara akanta, ko adafite kuzagumana nanjye, umwana ari njye ugomba kumwirerera. Wambabare tugakomeza umubano, ukambera umugore nk'uko twari twarabipanze, n'ubundi tugakora ubukwe. Ati none ibintu byanyobeye, ubu koko uyu mugabo njye nzashobokana nawe, uyu mugabo nzamushobora? Uyu musore byaba se byaramugwiririye gusa, ariko wenda mubona bizahinduka, ndacyari umukobwa ntabwo aranshaka, ndi mu mayira abiri, ibintu birancanze. Ati ariko kandi nawe umuntu wagufatiye irembo deja ubu aba afite icyo avuze mu buzima bwawe, ntabwo ari umuntu usanzwe cyangwa se boyfriend gusa bisanzwe, ari umuntu uzwi n'imiryango, ari umuntu nyine ufite icyo yakoze kigaragaza ko agukunda. Ati none byanyobeye mungire inama. Ngaye nguko rero inkuru yacu uno munsi niyo ngiyo. Aragisha inama ati uyu mugabo umaze kubyara kabiri tutari twabana nzamushobora? Ese ibi ngibi biri kuba byaba byaramugwira ari igishuko bigiye kurangira wenda twabana agatuza? Ati simbizi, birangoye. Atari ku mutwe umwe wigira inama y'ibisazi. Kuba muri benshi, kuba mubira muri benshi, ushobora kugira inama ukambwira uti yewe ngiye byambayeho gutya, cyangwa se kurikiza umutima wawe, cyangwa se uko ubyumva, uko wumva wabigenza kugira ngo tugufashe. Kandi nk'uko mubizi intego ya channel yacu si ngombwa ngo tuzane umukobwa tumushyira aha twexpose uwo babyaranye, twexpose boyfriend we, imiryango yabo, abantu bose. Si ngombwa ko azanga kugira ngo tumuhe inama. Dushobora kumuha inama tutagaragaje isura ye kuri kamera, dushobora kumuha inama tutemvuvinze imiryango ye, tudashyize amafoto. Ibyo byose birashoboka. Hanyuma rero uko byumva njye ikiganiro nagikoze, ahasigaye ni ahanyu, muze kuduha inama uko mubyumva. Ushobora gutanga inama muri comment, ushobora kutwandikira inbox, nimero ndaza kuzishyira aho munsi. Hanyuma kandi ntabwo nakomeza cyangwa se ngo nsoze ikiganiro ntavuze ko umuntu ufite inkuru
yumva yifuza kudusangiza, nimero zacu ziri aho ngaho, watwandikira cyangwa ukaduhamagara ukatubwira inkuru yawe n'icyo wifuza ko abantu bagufasha mu byerekeranye n'inama se, cyangwa niba ufite inkuru itanga inama cyangwa se ukaba ufite inkuru yubaka sosiyete, you are more than welcome kugira ngo dusangize inkuru yawe. Inkuru yawe tuyihe abandi, ifasha abandi, yubaka abandi. Rero nimero ziraba ziri aho ngaho munsi, waza kutwandikira. Hanyuma n'ufite igitekerezo cy'uburyo twakimprovinga cyangwa twakora bino bintu neza kurusha uko turi kubikora, nawe waza kutwandikira ukatubwira uko byumva. Turabashimiye cyane, turabakunda, muri abantu b'ingirakamaro. Ibyo ngibyo murabizi, duhora tubashimira kuko mwubaka imiryango myinshi mutabizi, mugira inama benshi mukabavana mu byo baragiye kujyamo tugendeye kuri experience zanyu. Bamwe mutubwira ati byambayeho gutya nabigenje gutya, bigenze gutya wabigenza gutya. Ibyo bintu byose ukora wumva ari akantu gato, ariko mu by'ukuri si gatoya, kuko umuntu uri kubicamo umuha example, ukamwigisha, ukamugira inama, akabona yuko yaragiye kugwa mu mwobo ariko hari undi byabayeho akabikora ukundi, bikagenda ukundi. Ibitekerezo byanyu, inama zanyu ni ingirakamaro cyane ku bantu bose mwandika muri comment cyangwa mukaricinga inbox. Mbibutse ko message yose umpa inbox y'ikiganiro runaka, making sure ko iyo message yageze kwa nyiri ikiganiro, watanze ikiganiro akayumva, agahitamo nyine uragosora, baguha ibitekerezo byinshi ukigosorera, ugahitamo icyo gukora cyangwa se icyo utari bukore, ariko twebwe party yacu twayirangije. Mugire umunsi mwiza, turabakunda, Imana ibarinde kandi tubifurije amahoro y'Imana muri gahunda zanyu za buri munsi. Turabakunda, bye.